narimo nkubwira nyine nka muri ayo marushanwa muri ayo marushanwa urabona man ashyigikiwe n'abanyamusanze byatari bampa amafaranga yabo abatipe bigo mu mwanya wabo abatora bigo mu mwanya wabo men aho muri hose mwumve ko ibyo bintu byankoze ku mutima nayo mpamvu ngewe icyo munyishuza cyose nzagitanga muri kariyeri kabisa ntago men umuziki wanjye ni munini ku buryo nanjye undenga ari gihe nandika indirimbo ntacya kuyisora mwumva hasi indirimbo bazayumva bura nkumvishe nk'indirimbo mfite ukuntu zingana hano hari abaji banjye bamwe tujya tuganira tukavuga indirimbo zikaba ari nk'indirimbo nk'eshanu habwiye ni mani izi ndirimbo murazumva ubu tugeze kuri level yo kujudginga indirimbo muri izo ndirimbo wenda kwa kundi umuntu avuga ngo afite indirimbo 30 tukavuga ati indirimbo nanjye ubwanye nkumva iyo ndirimbo mani indirimbo izajya kuri imbere ya public izayakira gute mu gihe hari umuntu uri kurwana nuko abona ko karirimbo karangiye gusanga kiruka so urumva rero n'imitekerereze bitandukanye niyo mpamvu experience nyine ubugeze ku rwego rwo gucenshura icyo bita gucenshura ukavuga tereka mpitemo iki ngiki ari cyo kandi none ikindi nabwira aba artist man ngewe nagerageje gukora mail ndamukora kandi abantu baramumenya ubu ngiye ndi kurwana no gusigasira ibigwi kurusha uko ndi kurwana no kuvuga ngo abantu bamenye so artist rero wenda uri munsi yanjye afite urugamba runini rwo kurwana intambara yo kugira ngo bamumenye nawe agere kuri iyo level niyo mpamvu aba artist badakwiye kujya ba complaininga ko ibintu turwanira ubu ngubu ntago ari bimwe Maido urabona isoko ry'Umusanze umuziki isoko ry'umuziki wa Musanze ibitaramo ntabyo men dukeneye ububyutse gusa dukeneye ububyutse imbaraga nyinshi ibyo bintu ariko niwe ugiye kubigarura ntabwo nahita nsora agaseke katarafunguka kubera ko uzi ikintu nirinze sinzongera kubeshya abantu ntabwo kuba ukubabeshya nanjye niko mbishaka ariko iyo bitabaye byitwa kubeshya so icyo mbizeje nuko Imana idufashije nkuko duhora tuyisenga tuyisaba mu bintu byose dukora bigakunda hano hantu twahakora ikintu kidasanzwe kinini cyane kandi kizasiga kinibukwa mu mateka y'umuziki wa Musanze ikindi men abantu badufunguriye inzira badufunguriye amaboko ngo ba Patrick badufunguriye ikibuga baragifungura berekanye ko ikibuga ari Kigali ntabwo dukwiye gutekereza ko dukeneye Patrick muri 2025 agarure move yari afite mu myaka ko yarakuze yagize ibintu byinshi inshingano nyinshi ari mu bintu birenze ibyo twe turi gutekereza hakenewe andi maraso mashya dukeneye no kuvuga ngo nk'ubu ntekereza ko nawe akeneye nko kumva hari team wenda ifatika niyo yaba ari umuntu umwe avuga ati ngewe Patrick turabona watangiye ibintu ariko dukeneye ko uduha amaboko natwe ukatwereka inzira ukadufasha urabona yazanye sound nini hari man hano mu Musanze hari ibintu byose so ubwo rero umuturage arahari ibyuma birahari amastudio arahari amakamera arahari buri kintu cyose gisabwa kugira ngo industry igende neza isoko riboneke byose birahari kandi icyo nicyo umuntu umaze igihe mu bintu abakwiye gusapotinga kandi nzi neza ko atabyanga yego no kuvuga ngo we ntago agifite umwanya wo kubikora uhagije twebwe turi hano nitwe dukwiye kwiyorganiza ayo makoncert nitwe dukwiye kwitegurira ibyo bitaramo nitwe dukwiye kuzana ikindi kintu gishya man cyane cyangwa tugakomeza tukubakira ku byo bakoze bikaba binini cyane yego kuri uyu munsi urasaba iki abahanzi bagenzi bawe abahanzi rero courage man courage ngiye ntago iyo ugiye kumbaza kubasaniye abasani ni beza man twungutse impano nyinshi cyane muri uyu mwaka ushize uriya mwaka ushize twungutse impano nyinshi cyane ngira ngo ngiye wagira ngo nanaragura urumva ngiye nigeze hari igihe twari mu nama n'aba artist benshi hari inshingano bari bantoreye guhagararira ndababwira nti ngewe nta kintu nabikozeho ariko nababwiye nti ngewe uyu mwaka uzarangira tubonye umu artist uri ku rwego rw'igihugu
kandi twaramubonye ahita aboneka ni babiri n'umwe se ni hafi ni benshi urumva ni benshi ari aba artiste banini batakiri ku rwego rwo kuvuga ngo turacungira hano gusa. So ibyo rero ni ibintu abo ko babikoze wari wumva umupeta ariko blaminga ngo kubera ko ngo runaka atari gukora. Man yewe nta kintu na kimwe cyagakwiye kuba inzitizi ku muhanzi ngo kugira ngo agere ku nzozi ze. Ese ubundi ni iki cyari cyaragucaye? Urumva nagerageje kugerageza ibintu byinshi. Nagerageje gukora business mu myaka 2 ishize kwataka indi secteur yindi. Urumva nashaka kubihuza n'izina ryanjye tukagerageza kwagura ibintu umuntu akimibereho ibiri kwaguka iri gukura kandi umuntu abakeneye ubushobozi burenze n'ubuzima buri guhenda. So ibyo byose narabikombininze ngerageza gushakisha hose kugira ngo ngire ibyo nubaka. Anytime niba mfite ibyo nkugiyemo bizaba bisupportinga famille n'iki ariko ni mu byo wubatse harimo nk'ibikingo kugira dutangire tuze tubikonsome. Bon hari byinshi hari ngira ngo benshi barabizi. Hari iduka ryambika abageni iryo ryo ngenda rizi. Iryo rarizi minsi ishize twanafunguye restaurant usibye ko itagikora ubu ngubu turi muri home kitchen ubu niho turi kurira ariko ni twinshi hari n'utundi tugomba kuza nyine nawo Mero twaje tuganira ibintu byinshi ako noneho ndagira ngo tugaruke muri bya bihe man indirimbo zawe zadusanze Rubavu. Ngiye mu bihe byawe bya mbere byabaye ndi Rubavu ndibuka muza guperforminga muri gymnase hariya muri nuza muri centre culturel man ndaje ndavuga ati uyu mukubo yararenze icyo gihe na Batafu Gangs nibwo bari kuza ndiba ku buryo bamwe banavugaga ko uri mu itsinda rya Tafu Gangs. Noneho kubera ko Young P nawe wari uri gukora imiziki muri Rubavu icyo gihe agikubita ya beat ya Danji ya hip hop tujyayo akajya avuga ati man hari umukobo y'umusanzu urenze mwumve. Rimwe nigeze no kugusanga yewe na Gloire mwagiye kuri recordinga y'indirimbo man ariko nageze nahi Musanze stories zo nahasanze ati uyu mutipe muri high school yarakamejeje ibigo agera mu kigo mbese amakonsera abana bararira man ndavuga ati uyu mutipe nabo uribuka ko naje saba ko y'ubuntu bitewe n'ayo mateka nyine yose yagendaga agira ute yagendaga dukanga. Dusubize muri ibyo bihe bya kera man uba wumva muri apikire wakoreyemo igitaramo abakobwa bararwana. Oya natubwire ariko byari byiza kurundi ruhande buriya iyo konseri waruhereyeho yo muri Rubavu ngira ngo twari tuvuye mu yindi yabereye mu Gakenke yanateje ibibazo kwana n'itangazamakuru kuri level yo hejuru kuko icyo gitaramo cyari cyateguwe n'umugabo witwa Koko ubwo haza kuzamo nyine ngo kutishyurwa byabaye ariko biba birebire kugeza no kuri radio indirimbo zacu bazisiba abo artist mbese wa boro hatangiye saka nacyo cyafata ikindi kiganiro kuko yari rero twese dukomeza Rubavu muri iyo konseri ariko nahagiye mfite ubwoba numvaga abanyarubavu bundi icyo gitaramo cyo mu Gakenke cyagenze ute kugira ngo ibyo byose bibeho no gushaka gusiba indirimbo? Twarakoze ariko urumva ngo cyari igitaramo cyari kirimo abantu benshi cyane kandi twari twatwaye hafi tanga aba artist kwinjira byarangahe mu Gakenke baratanze ko bari benshi turakora ariko top 5 yari ifite imodoka. Tubwiye ni iki cyatumye izo ndirimbo bajya gusiba indirimbo abanyamakuru ibibazo nyine hari ukuntu sinzi uburyo icyo gitaramo ngiye
nta munyamakuru nadirinze nabo ngiye kumva barambwiye ngo dukeneye aba artiste nawe mu bazaza mu performinga ni byiza kuba mwanshize kuri liste nk'umuntu ukeneye kwaguka ukeneye public ukeneye kugaragara nta n'ubwo icyo gihe twatekerezaga amafaranga neza ko n'umu artiste wabigiye wese twatekerezaga amafaranga nabo ntekereza ko batatekereza ko turi baka amafaranga wenda hari ibiceri wenda by'umuhanzi aba agomba kugira yitegure stage ibyo bishobora kuba aribyo bitabayeho aba artiste nyine basa nk'ababirekamye indirimbo barazisiba indirimbo zacu barazisiba n'ubu muri safari icyo gihe ni radiyo Musanze yari hari gusa ariko ibyo bintu twageze turabirenga turi mu ndi mubano turabana gushya naba ari amateka nyine yabaye man ndagira ngo unyinjize muri fame ya kiriya gihe wumvaga bimeze bite mbwira ibiriya bihe ntabwo ujya ubikumbura ibihe byo mu bwana biraryoha wasanga byari nk'agastori hari nk'agastori mfitanye na Gloire Kandanya ubundi mfite ubustori bubiri buremeye hari agastori mfitanye na Gloire hari n'akandi gastori mfitanye na Erasme na Franke twose ndatumira kabona ubwo nigaga mu Gakenke ko bitamara icyo gihe bro twaraba artist urumanye nagiye mu kigo izina ryanjye ritaramenyekana mfite indirimbo ebyiri zonyine so kujya kwiga sangayo urumva narigiri n'umupeti nkitinya ntabwo kugaragaza ko ndi umuhanzi ntabwo kugaragaza ko ndi umuhanzi noneho igihe cyaje kuza ari nijoro umutipe wanjye twabanaga baranyungusha arambwira ati tuba turi kureba match y'Amavubi icyo gihe ndaziga niyo ari Amavubi iri finale twari turi kureba y'igikombe runaka twese twakaniye turi muri sale twareberaga muri refectoire kuri televiziyo isanzwe y'Ikiromba manje ubwo umutipe kumbe yafashe CD yanjye nari mfite video man kuri CD aba yihaye DJ wa playing music aba playing indirimbo yitwa Gishavu icyo gihe bro abantu serious ubu uko wifata biba birebire byahatari urumva harimo n'abayobozi bati none se ni gute dufite umuhanda uwo munsi amateka yahise ahinduka abantu bagiye bahanahana amakuru indirimbo yanjye batanayizi izina rya mbere leta ari kwira mu muri kiriya gihe kuba ufite video my brother none bazombe turataha muri vacances ariko bambwiye ko nidutangira tuzaza mugakora icya gitaramo cy'abanyeshuri cya bye bye harya babyitaga bye bye vacances welcome vacances bonjour vacances bye bye vacances cyangwa n'uguri kaza abantu bashya bari baje tudukona kitwa mu cyo gihe noneho ubu ngubu ambye ati uzazana na Gloire nawe icyo gihe yara akiri umupete akubita imiziki man biriya bihe njye nibaza uburyo nabaye muri biriya bihe byanyu ukuntu byaje kugenda twaragiye ubwo turataha Gloire nari imeze urumva nari mukuru we dukora ibintu bimwe dukorera hamwe nabaga nzi ukuntu nteri n'umwana nzi ko ndi mu mutwaro ubwo nzamukana Gloire turapanga tuti tuzajya dutangira ishuri nanze no kuza mbere urumva twakiriyeho nk'icyumweru ntegereza icyumweru kugira ngo mujye gukubita tujye gukubita nta muntu uratubona bro twaragiye turatinda dusanga abantu bazi ngo ntabwo turi buzabona batangiye kwijujuta ariko banze gusohoka muri sale bari gutongana tuzana kwa Steve nicyo gihe twaje n'agataxi nako aragatugeza mu Gakenke muri kaburimbo batipe dusanga bameze barategereje nta kindi cyabaye wese nta na moto yari hari icyo gihe hari utugare bro arafata akagare ke batujya inyuma badusubika abana mwihute barasunika dushinzwe
man twinjiye mu kigo muri kuri twatugare man dutegeye no kuntu badutwaraga me warafata kugakura wirukana n'umuntu ukajya ngo hari n'ibintu bizo dushiduka twinjiye muri sale bro uwo munsi nibwo bwa mbere nibonye ko nshobora gukora ibitangaza kabisa byabaye uwo munsi nawe ntago wabyumva ntago wegeze ubyumva wageze muri sale bro niba uzi neza kubona umu artist yinjiye kuri stage wadanje nka Chris Brown yinjiye we naho muri stage n'igice gihe yari buri ashaka gukoraho hasi ibintu kandi ari n'ikigo wigamo ikigo nigamo oya icyo kigo twari duturanye cyitwa nka Ntuzanya Rutovu groupe scolaire ya Rutovu cyane twiga muri privé yaho ariko urumva nabo bamwe mwari mumenyerewe aho ngaho twiga turi benshi wasanga ikigo kirimo abantu 1500 bose bari baje nuvuga ngo twari dufite nk'abantu 3000 cyangwa baje kutureba mani njye na bro bro nimwe bahanzi mwenyine mwari muri nimwe bahanzi mwenyine yari concert yagira mu Rwanda kugira ngo byumve hari abandi banze bare baguherekeje yewe nta muntu we ni njye na Rwanda twari twakoze concert bishyira ngahe isambari wumve nawe icyo isambari mani isambari na Desi mu banyeshuri kera cyane mani 9 and 5 wumve naho ko iyo concert nta mafaranga batuhaye kugira ngo umenye agaciro k'ibyo bintu ntabwo twari twaramenye kuri branding ntabwo mwari muzi agaciro k'ibyo murimo twabonaga ari amateka tubaye so guhara ubwo turagenda dukora performance ya danje ya ni no mu mateka niyo foto ndayifitira amanitse mu cyumba wanjye nayikoreye kandi iyo foto isobanura byinshi so ubwo nyine ndashaka gusubiza muri ya myaka iyi story yatubayeho njye nabaye hasi iyo irasekeje twamaze nk'iminsi nk'icyumweru cyose tuba mu kigo cy'abandi tukigamo twarabuze uko dutama mwagiye mugiye muri concert kigo barabuze uburyo bwo kubategera iyo tuzayundi mwanya kuko yari teyego ariko man oya wihita udusimbutsa mbwira uburyo mwabayemo iminsi ingahe man wiki yarashize hari kureba ingana iki ni mu ngororero mu kigo bitaga niba ari gute urumva ninjye badirinze nanjye tubaca amafaranga tubaciye ibiceri ariko hari ikintu nibagiye kukubaza Maido bwira mujya muri concert wowe na Gloire GL mukajya ku magare ubundi mwatashuteho icyo kigo mwakivuyemo gute magare yaragarutse aza kubajyana abakoboyi uwo bari barwaje yarahubutse concert yabo yabaye ubwo urumva ariko urumva Gloire nge nagomba gusigara mu kigo nateguye n'uburyo Gloire yari umwana ntago nari kumwohereza wenyine ahubwo ari umujama wanjye w'inshuti yanjye nuba hari yumve ko muhaye shout out kabisa no muji wanjye yitwa nkunda kumwita Muzema Ryuto cyangwa se Kigwiti sinzi niba ushobora kumutamuzi duhurira mu ariko hari umuji aramuzi muri the tank house ajya hagera twaraturanye kera ajya ashobora ko bajyagera twaraturanye kera turakurana nyine yari mukuru wanjye ariko ubwo uwo muji rero yaramerekeje tujyana namusabye kuza turajyana kugira ngo mwagiye muri batatu buri iyo story yayiguha neza none wazi no gutera story biteye uburyo ubwo Gloire nyine twarangije concert ndamumuhereza amubwira nisimbuka none uri uzi nk'urwego ibyo bintu byari biriho hari umuntu nari imaze iminsi ngigira byaragoranye ana bwakeye kabisa azakumbwira ati ariko se ya gahunda iracyayikomeje uvuga yita atari ikintu nkanuza nka femme yo muri secondaire iba ibiri ku rundi rwego ese buriya ntujya ukumbura birabiye cyane men urumva ubibamo kanabisiga tuburangiye buriya nta mu buzima bwanjye nashatse ibihe nkumbura narabibuze nta gihe na kimwe njya nkumbura iyo nakirenze ahubwo kinsiye kuko
ni nayo mpamvu ngiye buriya sinjya ngira inzika uba wumva iriya public na iriya ntuza wari ufite kiriya gihe byari byiza yego byari byiza ariko bidatanga umusaruro kuko kiriya gihe wagomba kujya guperforminga ugata man nunibuke ko bari munakwishyura ngiye hari n'udukonseri najyagamo navuganye n'abantu ibiceri nkabyibuka ngeze nkaho kubera ko natwa musarya nindi uri bunyishyura watashye ya ako biba bisobanuye urukundo rw'ibintu urimo twe twakunze ibintu twanabikoze tutazi ko bizaza mu ari abahanzi muri kino gihe we atari yajya kuri stage arakubwira ati nutayama ntago njyayo uvuga ngo rero ibintu byarenze kuba byavuye mu rukundo bijya muri business bijya muri business ariko ni sawa which is good kabisa uko ibintu iyo bikura bigenda biba ni iki wasaba aba bantu bose mwabanye muri icyo gihe ubu ubona ibintu atari ko bikimeze muri kino gihe ukuntu abaturage ba Musanze cyangwa se abafana b'umuziki wa Musanze uko bari bameze mbere ntago ariko buno bikimeze sibyo biyorere buri tubibonera urumva ibintu byarimutse kera batugaragariza urukundo muri concert ariko batugaragariza urukundo mu buryo buri bufatikano uvuga ngo uziko ngiye nsora nk'indirimbo umuntu akaba ashobora nko kumpamagara akampa nka miliyoni cyangwa 2 ati subira muri studio ndagushimira nkuri akantu keza urumva so ibyo rero niba bikwereka ko ba bantu bagukunze ubu ngubu igihe kigeze cyuko kandi niyo generation yabafataga gutya ubu ngubu abenshi barakuze abenshi bafite utuzi dutandukanye amashuri yararangiye nkeka yuko ahubwo namwe mu ruhare mu kubatenguha kuba mudakora cyane ngo mubasubize muri bya bihe mwabanyemo kari gukunda kugaruka gukora cyane nawe wowe baguhaye miliyoni 2 umuntu ukoze indirimbo aguhaye arakublessinze na miliyoni wise ugira urumva ase abereka nkubaza nk'ubu wenda urugero ubutekereza ko maze gushora mu muziki amafaranga n'iki wowe wenda reka tubare igihe ntangiye kuba ngiye kuko igihe ntangiye kuba ngiyewe mu kwigira kwanjye ni igihe nafungura agacano yanjye buriya guhera ku ndirimbo ya mbere yego zari indirimbo zanjye amaze kugira indirimbo zingahe ni nyinshi nta nubwo zirenze 5 ariko bitabuje ko mfite indirimbo nka 10 cyangwa 20 ziri ahandi hantu so izo ndirimbo z'ubwazo ntago ziri munsi ya miliyoni 15 niyo makeya tu niyo make yanyuma ugiye kuzibana umuziki urahenze kuko aho noneho umuntu ugasanga umuntu ari kubwira ngo mani ngo baguhaye miliyoni ngo none ngo ntago ngo agiye muri studio urumva kandi wo ufite miliyoni 10 nazi aho ngaho kugira ngo iyo miliyoni uyibone washoye 15 uri kubona miliyoni ariko nayo bagakenera ko wongera gusubirayo gusubirayo ni byiza ariko ntibakugenera uburyo usubirayo kuko wowe ni wowe uzi neza kariyeri yawe kuko nizo zose twazishoyemo ayo mafaranga twashize mu miziki tutayabe ko hari izindi business ziri gukuza abantu zabagize ingagari so nge icyo ariko no kuba utekereza iki kuba utegereza ko bagutumira mu gitaramo babone kukwishyura wowe gutegura ibitaramo byawe kugira ngo za miliyoni uba washoye zigaruke icyo kintu ngewe maze iminsi nsabwa n'abantu kubakorera igitaramo urumva n'ibyo twahereye kare tuvuga twarakoze ni byiza abantu bakunda ibihangano byacu tugerageza kubana nabo nk'ibyo bihe twabanye muri segonderi buriya nk'indirimbo yitwa Harundi waje iriya ndirimbo nayimurikiye performance yayo ya mbere yabereye muri Apikire ikigo cyitwaga Apikire icyo gihe twari dutangiye udutua bura Patrick ni umuhanga cyane yarazi neza ahantu tugomba gukorera n'ibyo tugomba kuhakora no mu gihe tugomba kubikorera hari ukuntu yajyaga dutegura ubu concert tukazenguruka mu bigo by'amashuri kandi byaradufashije niho twakuye fan base nini niho twakuye abantu ko ryo ngiye mbwira na nizi generation buriya ahantu hambere hari umufana ni mu bigo by'amashuri ya so ubwo turagenda twari tugiye muri Apikire na performance wabona na performance ndi nk'uwa 2 niyo atari wa 3
ariko indirimbo nibwo bwa mbere nari ngiye kuri stage nkabona ndirimbanye indirimbo n'abafana wow man iteza saga umuntu wese yumva man indirimbo nziza byatari irandirimbo sino kubeshya banza none ubwo ngubwo byahise binyereka ko iyo ndirimbo hari igitangaza mu buryo nanjye ntarinzi ni ya ndirimbo arya siyo yayindi ukunda cyane yarya Alpha hari undi waje ngiye nkunda inkovu ziririmba aya zose urazikunda ko nta ndirimbo mbigiranye ifite ukuntu yari ifite umuziki urumva abo usiko nshobora kuba ari nge muntu watangiye trap music mu Rwanda man ntibabimenya iriya ndirimbo rero ngiye nayikoreye 2013 je pense 2013 icyo gihe ugasinya ati ngewe miliyoni ngiye kuyikorera icyo gihe uba wumva kandi ayo mafaranga ukayabona avuye muri nuza yawe muri cya kintu ukora kariyeri ubundi men urumva ni ikintu cyatari ngewe urumva ngewe nari nzi ko bishoboka ko nayikorera ariko ntazi ngo nzayikorera ryari uzayikorera ryari uzayikorera gute so urumva nabanje kwiyakira mbere yuko mpabwa iyo ntuza mpabwa uwo mwanya wuko aho nzayikura ndi confirm ko nzahakora urumva nyine tujya mu mishinga ugatangira gutekereza ati miliyoni irakora gute biragenda gute iki ariko kiba ari ikintu cyiza byatari wumva ari nkayo success ugize mu buzima nyine kuba noneho bya bintu warashoye noneho bya bintu biguhaye amafaranga afatika kubera ko ngiye nabwiraga abantu abwira nk'umuntu man hari nk'umutipe wigeze kumpamagara kandi nta nubwo ari kera twari twarigeze dukorana konseri nka kwa kundi twazenguruka mu bigo by'amashuri iniga yawe muziranye yiga nka hano nako iniga yawe mubana nka hano ikaba yiga cyangwa muziranye iba hano i Musanze tu ikajya kwiga wenda nko kukabaya urabona none gahita ivuga ati mfite umuniga wanjye w'umusani w'icyo wabasabaga yari transport yo kuhagera rimwe na rimwe n'igihe witegera ukavuga ati reka njye kubatwika cyangwa iniga ikikoma ikavuga ati musaza wowe ngwino ndagutegera nta kibazo uraza tumere neza ukubita abana bakoboye tubakubite kabisa ukagenda gutyo tu ugiye kwitwikira kwagura abantu kumenya n'abantu benshi noneho umuji kubera ko twari twarabanye muri ibyo bihe abarampamagara arambwira ati musa none se ko nateguye konseri umuji umwe nasanze yo nyine atari kuko uwo mupeti wampamagaye ntago ari wari nyiri iyo konseri wari nyiri iyo konseri arampamagara ngira ni rero ubu ngubu bisigaye bimeze gutya urambe ibiceri umuji yarantutse man yarantutse bro nabwo umuye iki ngo man ngo ni mukazajye ngo mwiyemere man ngo ni mukazajye mwiyemera bro ashaka n'ubundi mukomeze mubane muri bya bihe ntago namurenganya wenda ku ruhande rumwe igitaramo cye cyari cyishyuye yagomba kwishyuza ntabwanire ariko amafaranga ari kwishyuza urumva ngiye kuri level yanjye ntago nagomba kucyatendinga kubera ko nayo yashoye ntiyari kuyakuramo yego ubwo urumva we yagendeye kunuza kandi icyo gihe nayo mfite ibindi bintu nayo mfite abantu urumva ugomba kumekinga ashobora ko niyo wagiye mu gitaramo ugaragaza uko igitaramo cyagenze ibyavuyemo so ubwo muri ganda musobanurira arambwira ati ibyo bintu ntago bibaho wowe gute se reka uze cyangwa ubireke ari ikibazo cy'imyumvire ugiye kubiganiraho nawe mu bundi buryo wasamubwiranye fo kandi ntago ari ngombwa wagumana ibyawe nakagumana so urumva rero ibihe bya kera byagiye bibamo ibintu byiza ikintu cyiza nakundaga kera harimo passion man harimo urukundo rw'ibintu
wumva uryohewe nuko wa performance ahantu. Ndibuka nigeze muvandimwe wayo yari umuntu wanjye cyane, wasigaye ari umuntu w'umukapo. Diverse inzine umuzi nigeze gukora performance icyo gihe nari niyiziye ntari kuri gahunda ya concert. No Dive akaba ari umuntu wamfashaga cyane kabisa, yaramfashaga nyine atari yajya kuri RBA. Oya n'ubu ntago support ye nabwo ntago atakiri mu bintu cyane by'imiziki cyane, ariko abarambye ati mail icyo gihe hari haje Big Farious arakubita, ariko tubona abantu baracyahari banze gutaha kandi yavuye kuri stage. Arambye ati mail aba bantu twaba professor indirimbo imwe gusa. Arambye ati bakubita yarundi waje bro, naririmbye yarundi waje na Farious ava mu cyumba za kureba ati bigenze bite ko narinzi ko ari warangije igitaramo. Icyo gihe nahise mahurira n'umukapo ya nimero narayibuze kabisa, abonye n'ikiganiro cyabereye aho yitwaga ntuza arya na kuri Mukungwa. ntago ni hariya Mukungwa iba Riverside, ariko icyo gihe hitwaga niba ari apana yitwaga Harmonica. Harmonica yari umugabo witwa Peter kabisa, ari n'umuji wanjye cyane, Imana imwishimira, hari nawe yaramfashije. Ubwo mutipa itaza ati ni gute mu Rwanda hari umuntu ushobora gukora ibintu nk'ibi, man hari aboro bahurira n'umuntu ku buryo ashobora gukubita injuga hano ugahita wumva rwose ntunabaho. Ba bantu bakunda kwikomeza, hari igihe ugeraho ukavuga ati man nshobora kuba hari n'icyo mfana n'Imana kabisa mu buryo buri noneho ubwo mujama abarambwiye ati ngiye guhitamo amagara Dubai nonaha bahite bagusinyira sheke, urumva bayinyoherereze mite nyigira gutyo uhita ujya kuretira amafaranga unyemere, ahubwo mbwira ngo nangahe. Mari kwe bro mugabo arahamagara umucunguza avuye ahamagara abantu bose urababwira gutya gahunda turazipanga turazinoza, ariko ikintu cyambabaje nuko byarangiye bidakunze tutagiyeyo. Ariko urumva nk'ikintu cyari kimukoze ku mutima kuri level yo kuvuga ati ibi bintu ntabwo ukwiye kubikorera hano gusa, hari n'ahandi ukwiye kubijyana. Nuko twabaga twashimishira abantu, twabahaye ibyo tugomba kubaha, kandi buri gihe uhereza abantu mu buryo ubikunzemo, wowe ugakunda ibintu ukagiha abantu n'umutima wawe wose, na expectation zabo ziba gikenewe uramanza ugatanga, ubundi ukabona ko exactly. Ibyo rero nibyo twarwanye nabyo imyaka yashize. Buriya kuba muri imyaka turi kugerageza kwakira ntago ari ibintu byabaye mu mwaka umwe, ni ibintu byabaye imyaka myinshi. Burangiye nshobora kuba twatangiye kariyeri imbere yuko tugeza no mu myaka 18. Urumva ubwo uko byagenda kose iyo myaka yose urayibara, twatangaga ibintu tutizigamye kuri iyi saha nyine nibwo biba bitangiye gutanga ibiceri. So abantu rero nibakaraje bumva ko ibintu biba bishobora kuba bigahita biba uyu munsi bigahita. Kandi no game ya kera yari igoye man, wagomba kuri coding indirimbo ibintu bya email. Ngewe uri hari nk'umuji wansekeje ni JC man, JC twakoranye indirimbo bari ndi n'umuji wanjye kabisa ndamwemera. None ndamubaza ni JC salam, ati ya ndirimbo twakoranye rero nari nakoranye indirimbo nge nawe na Green P, ndashaka kuyikohereza mani kuri email. Ngivyo bintu bya email mwana, ibintu bya email iyo bintu bya email mani ngo niyo yarambwiye ngo ntayagira, niyo arambwira ati mani keretse duhu yizanye kuri CD JC mwari mwayikoreye naho ugomba kuyimwoherereza. Ngomba kuyimwoherereza. Urumva nyine nta buryo twabonaga uburyo dukora ibintu nyine kiriya gihe cyari kigoye n'ibijyanye na YouTube byari bigoranye. Wagomba gukora ibintu wari uzi ngo YouTube ntabwo yari ihari, ntabwo yari yakaje se yari hari, ahubwo ntaga amakuru twari tuyafite. Oya YouTube yaje ryari? YouTube yari ihari man, yari ihari ariko tutarayimenya. Yari hari ahubwo abantu benshi batayizi. Ashobora kwitari yakageze na hano mu Rwanda. Mu Rwanda mu Rwanda yarakoraga cyane. None se zira ndirimbo z'inyarwanda bagize baza uploadingaga. Utanyibutsa sha ukuntu twaserebraga gasharinga indirimbo yanjye yagize 10,000
yibereye kuri Afrifame urumva ibyo bihe byose Melo story ni nyinshi man, ariko umuhanzi wese ukomeye kandi umaze igihe muri game aba afite inkuru nyinshi nziza n'ibindi byose cyane, kandi kugira ngo tuzagende tuzitanga mu ma episode ntituzirangize. Hano hari ikibazo kare naganiriyeho na Detanga kigira kiti ese promotion umuhanzi wese ukoze indirimbo mu mujyi wa Musanze ni byiza ko ahita yijyana i Kigali kuyikoreraho promotion kurusha uko yabanza akayimenyekanisha hano mu mujyi ahaturuka, cyangwa se bitanguwe musaruro mu gihe byagenze gutyo? Birashoboka cyane kubera ko bavuga ko umwere ivibukuru ugakwira hose, kuko n'abantu b'i Kigali tubamenya kubera ko bagize, ariko ngiye numva ikintu cya mbere twagakwiye guhera iwacu. buriya iwanyu iyo batakuzi batanagukunda man, biragoye kugira ngo bazagukunde kubera ko bamenye kuri iwabo wavuye ahantu runaka wenda urugero. So biranashoboka byose, ariko icyo ntekereza buri muntu opportunity zose ufite. Ese guca iwanyu bigutwaye kurangiza gukora indirimbo ugakora media tour hano ugapromoting indirimbo bakajya kuba disc ban ugahereza abaki bose bakagusigaranira umuzigo ubundi ugakomeza, bitwaye? Ngiye mbiha agaciro cyane kuko ndibuka muri Rubavu hari umuhanzi bita Abuba Star Zaninka, bitewe n'uburyo abanyarubavu bamukundaga byatumaga abandi bahanzi bo mu zindi batumaga abahanzi b'i Kigali bamanuka bakaza no kumusaba ko bakorana kubera ko babonaga urukundo akunzwe aho hantu. Nka gutya kuntu ni ukuvuga ngo gutya kuntu abahanzi bava i Kigali bakaza bagahita bavuga ati ninde uradufasha mu gitaramo hano Musanze kugira kibona abantu. Buriya uriya muhanzi ntago aguhamagara kugira ngo mukorane igitaramo, aguhamagara gushaka abantu bahano, aguhamagara gushaka abantu bahano, akavuga ati ninashyiramo Meilo, ninashyiramo Clemy, ninashyiramo Rugamba, ninashyiramo bande n'abandi bose ba Bex, agahita yumva yuko atarabona abantu uko byagenda kose abagomba gukoresha element nini muri uwo mujyi. Ese muri uwo mujyi utazwi, wowe uhora ujya kwimenyekanisha mu wundi mujyi, uratekereza ko ngira ngo byabaye no ku munyamakuru Abdul Jalil abanyakigali bazaga bamusanga kuri radio ya Rubavu kubera ko yari akunze, yumva yabasanga i Kigali kugira ngo ajye gukorana nabo, asanga hariyo bakaganga bafashe uwo mujyi, we yarekuye umujyi we ari kumva ko ashaka kujya gufata umujyi w'abandi. Icyo kintu